Nongeye kubasuhuza cyane mwese mukurikirana Voice Moderi Rwanda TV. Dutangiye isomo kwiga kudoda season ya 39 episode ni ya 29 aho turi kwiga kudoda ikanzu yacu muri kureba hano. Iyi ni ikanzu nziza cyane, ni ikanzu wajyana mu murenge, ni ikanzu wajyana mu bukwepe, ni ikanzu y'ikirori kandi kabikanzu wajyana no gusenga cyangwa se wasohokana ukayijyana nko gutembera. No kuvuga ngo rero iyi kanzu yacu ifite moderi zitandukanye, harimo kuba ifite urutugu rumwe, ikagira ikirabyo imbere, ikagira vura hasi rimwe amarinda, ikagira na dekope. Rero hano reka mbaze nkwereke zimwe mu ncamake. Njye gutangira muri episode ya mbere nako tubiki bafatiye ipimo mwarabibonye, ndashushanya murabibona, ndakata dore nkambwa ku madekope byose narabiberetse. Mu nyuma ngiye gutangira guteranya no mekavrizori na tsikora mwarabibonye, nkora kamoderi kukushitse kagashumi mwarabibonye, hano gusifura ni murabibona, gutera imashini murabibona, hano ku kirabyo se murabona buryo ki bagikora murabyo nzabibereka kugeza ikanzu yacu yuzuye imeze kuri aho uyibonye neza. Rero muri episode yabanjirije iyi ngiyi nagarukiye hano aho nari ngiye kukubwira ngo iyo ugiye gushyira igipimo cyo mu gituza cyangwa se usenga igipimo cyo mu gituza biba byiza kurushaho ubanje kumanuka y'amaha tuzakenera. Bivuze ngo mwibuke neza muri episode hari menyari ya kabiri nabikozemo, no kuvuga ngo namanutse amaha ya karindwi. Aha naho uraza ukamanuka amaha ya karindwi. Wabonye karindwi ahigera, noneho aha mahageze ni gushyira igipimo cyo mu gituza. Bivuze ngo wowe ushobora gushyira igipimo cyo mu gituza hagana haruguru, kandi muri cya gihe nzaba ngiye kuringaniza nzahakata. Niyo mpamvu rero aha mahageze urabona ko ariho nsize 2 n'igice. Sobona ko wagiye 2 n'igice. Ubwo no ku rundi ruhande nyine naho ni 2 n'igice nabyo narabiberetse. Ariko icyitonderwa ahangaha ubwo bakumanuka amaha yacu ukamenya ngo azagarukira he tujya kuringaniza. Azagarukira nto dushyira igipimo cyo mu gituza. Tujya igipimo cyo mu nda 3 turagabanya 2 tubone ko bingana 16 n'igice. Bivuze ngo rero mu nda mvuga ni kuri contour vendere. Rero ni hano burebure bw'agace ko hejuru bugarukira. Bivuze ngo ndaza hano nyine ku musozo wa kano gace ko hejuru hasi pime ndebe 16 n'igice igipimo cyo mu nda kiragarukira he. Kuko igipimo cyo mu nda twagifashe 3 tukigabanya 2 tubona ko bingana 16 n'igice. Rero ndaza mbare inyuma 16 n'igice. Ni ukuvuga ngo ndapima nurutse hano ku ruhande. Aha urega igipande n'ubundi hano hasi ku kirega ntabwo bigorana. Kireka mu gituza naho bigorana kubera nyine ari amadekope cyangwa se amayipensi. Ni ukuvuga ngo ndabara inyuma 16 n'igice menye ngo harimo kangahe. Uwo mubare ubare neza umenye ngo 16, 16 n'igice, 17 n'igice harimo rimwe, 18 n'igice harimo 2, ubara umenye ngo harimo kangahe. Nge nsanze harimo 4. Ubwo ndafata 4 nyigabanye 2 mbone ko bingana 2. Bishatse kuvuga ngo rero ndaza hano ruhande rumwe nkureho 2 n'urundi ruhande rw'irya nonze nkureho 2. Burya ndaza runo ruhande ukuri urunguru nkureho 2. Na hano hirya nahonze nkureho 2. Ibintu birumvikana biragaragara, atazagira umuntu umbwira ngo mwarimo ngo sinabibonye neza. No kuvuga ngo wenda ikindi kintu mba numva nakomeza gusesengura, nakubwiye ngo mbere yo kushyira igipimo cyo mu gituza manuka amaha ya 7. Umenye ngo hoya nimba ari 7 y'amaha wateganyije, banza manuka y'amaha uzaringanirizaho. Ahagarukiye aba ari ushyira igipimo cyo mu gituza. Ashobora kuba ari 7, ashobora kuba ari 7 n'igice, ashobora kuba ari 8 bitewe n'igipimo yo wamanutse cy'amaha. None kuvuga ngo hano ngiye guhita ko manuka umurongo uturuka muri y'amaha yacu angani hamwe atari urutugu nturuke kuri y'amaha ngere hasi, ariko muri bya bipimo ku mpande zombi shira mirongo. Nangahe hino naho hari urutugu naho nabikoze. Iyo umaze gushyiramo ibipimo yabo cyo mu gituza n'icyo hasi uhita ku cy'umurongo uturuka ahagana ku gipimo cyo mu gituza hamwe nyine ku maha umanuka ugera hasi kuri ya contour vendere yo hasi aho burebure bw'agace ko hejuru bugarukira. Noneho rero nyuma yaho ukafata bene ibipande byombi ukabiriga gutyo ubundi kubirega urabikurura bikirega, ubundi gapande k'imbere gakunda kugorana gakurure kirege pe. Mu nyuma uzushyiremo urudodo gutya. Ni ukuvuga ngo rero gushyiramo urudodo urabona nka hano ku ijosi haragora. Nimvuga ku ijosi no ku maha hose urabona ko hameze kimwe kubera uramushumi na sezo wa design cyangwa se wa moderi. Ni ukuvuga ngo uraza upfundike witonze, kandi mu gihe cyose uri gupfundika urudodo pfundika cyane hakomere. Noneho ahantu nk'hano haremereye hari ibanga nshaka kugira ngo nkubwire. Hari abantu basubiza inyuma bakoresheje ipasi. Ahantu haremereye gutya gusubiza inyuma n'ipasi hari igihe bivuna mu rushinge. Ni ukuvuga ngo koresha regaraje, imashini yonyine irasubiza inyuma mu buryo nyine butari buyiteze ikibazo. Wowe ugiye kuzamura ipasi ugasubiza inyuma umwenda, uba ugiye nko gutegeka imashini ngo subira inyuma niko mvuze.
ariko ugiye kuri regaraje ugasubiza inyuma, imashini yonyine ubwo yita yisubiza inyuma ikongera ikajya imbere. Ubwo nibwo buryo bwa nyabwo. Iyi pasi tubikora tujya nko gutera ikiraka dusubiza imbere n'inyuma gutyo namwe murabizi. Ako nta kandi kantu k'ibanga mba nkubwiye. Ni ukuvuga ngo ahantu nk'ahangaha haremereye usubiza inyuma n'ipasi uca mu rushinge. Gusa hari igihe wabikora n'ipasi nabwo bikaguhira simbihakanye, ariko akenshi urushinge ruhita rucikamo. Kandi ubwo wangije akabati uba wangije umuhini rwose pe uri kwangiza byinshi. Utagira ngo ufite ipaki y'inshinge ngo nta gihomba, uri guhomba byinshi. Rero numara gupfundika urudodo ahandi no kudoda bisanzwe, ugatenga ibipande byawe ku buryo bungana, cyangwa se nimba uri no kubitenga bigasombana, nyaboneka nimba igipande cy'imbere cyo kibaye kinini, fata uruhande rumwe umubare uri gusaguka, ugerageze umubare usaguka ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande bari gusaguka, cyangwa se urenga ku ruhande rumwe no ku rundi ruhande bari urenga. Ibyo bintu birumvikana. Bivuze ngo igipande gitoya, ni ukuvuga ahantu hari kubura uruhande rumwe naho ku rundi ruhande bize kuba bingana. Niyo formule nziza yo guhuza igipande cy'imbere n'icy'inyuma. Rero wamara guteranya hano uruhande rumwe ukaza guteranya n'uru ruhande rundi. Gusa nyine hano ahangaha hagana ku maha, hano twasize kano gashumi ka moderi, hano hantu hararemereye. Nkuko nabikubwiye ngo iyo uzamuye ipasi uri gusubiza inyuma uri gupfundika ahantu haremereye kuriya, uba uri gutegeka imashini ngo ndavuze ngo subira inyuma n'imbere, ndavuze ngo pfundika. Ruvuga ngo imashini nubwo ibikora, ariko ibikora nyine mbega nyine umeze nk'umuntu uri kuyikoresha ibidashoboka, ariko nyine ikabigira ibishoboka nta kundi. Ariko uri ufashe igaraje yawe ugasubiza inyuma, imashini yonyine ubwayo isubiza inyuma. Wabyumvishe? None wongeye guhita nzana hano ku rundi ruhande naho shyiremo runo rudodo, wowe ndaturuka hasi kugira ngo ingwa mukomeze muyibone hejuru. Ntacyo nabyo bitwaye. Icyambere ni ukureshyeshya, kandi ikindi ukagerageza ukareshyeshya neza, kandi ikindi nyine ureshyeshya hasi. Uriya haruguru nyine tuzaringaniza, ushobora gusanga hatari burangire hareshya neza, ariko wowe ureshyeshya hano hasi kuko byamera ko n'ibipande byacu hasi nta busombane bugomba kuhaba. Hano ku maho ndabizi ushobora gusanga yaba igipande cy'imbere n'icy'inyuma bitari kureshya, ariko ibyo ngibyo usa n'ubyirengagiza, nako wisa n'ubyirengagiza ahubwo byirengagiza. Reshyeshya hasi, ntabwo uzajya gukata hasi ngo wareshyeshye. Icyo gihe ushaka guhengeka icyo gipande, ushaka guhengeka amapiyesi wasizemo, mbega ushaka kwangiza byinshi. Rero mu gushyiramo urudodo no ngarukiye hahandi amaha yacu azagarukira ndi kuringaniza. Ahubwo reka niyongeze n'akanga ko haruguru. Ni ukuvuga ngo mpfundikiyeho amazi azagarukira murabibonye, ariko mise niyongeza ngeza na hano haruguru, ndeke kuhasiga nyine hadafunze, ariko n'ubundi ndabizi neza ko nzakata akavaho, sibyo? Ni ukuvuga ngo ari amazi ya karindwi yacu aho yagarukiye ndahageze ndapfundika, murabibonye. Mpita nongera nkomeza haruguru kugira ngo naho mbe mafatikanyije biri aho, ndabizi ko nindinganiza nzahakata. Noneho rero sasa rero ni ukuvuga ngo ikintu ngiye guhita nkurikizaho, ngiye gukora iki? Ngiye hagati yo kuringaniza cyangwa se gutera vora yo hasi cyangwa se n'ibindi. Tegereza turebe akantu ku kandi, tegereza turebe akantu ku kandi. Ni ukuvuga ngo hano urabona ko mise mpindura, nkimara guhindura dore moderi yacu hatangiye kuvamo. Ndabizi hari abantu mugiye guhita mugarukira ngo icyo nayo nshaka kureba ngo ni ya josi, ubwo ndibonye ngo birarangiye. Ari amarinda yo hasi kugitondere. Gutera imashini hano ni ubwa mbere tugiye kubyiga hano kuri Voice Media Rwanda TV. Si ubwa mbere duteye imashini, twateye imashini ku iribaya, tuyitera ku ikanzu, tuyitera ku ijipo ya droite, tuyitera ku ipantaro ya kigabo, tuyitera ku ipantaro ya kigore, tuyitera ku kabutura ya kinyeshuri. Tumaze gutera amashini menshi tutabara. Ariko ubu bwoko ngiye gukoresha ntera ubu mbega nyine iyi formule ngiye gukoresha hano itandukanye n'ira formule nabigishije, kandi murayikeneye cyane. Abantu mutazi gutera magique mube hafi. Hano mu gituza ngomba kureba ko ibipimo birimo. Ugomba kuza hano mu gituza ukarega igipande cyawe neza, ugapima wenda nk'hano niho hazajya amabere, niho n'ubundi twapimye umukiriya, kuko niho mu gituza ukaza ukarega igipande ukareba ko amabare dushaka urimo. Hajya mu gituza umukiriya wacu afite kangahe? Munyibutse nabyibagiwe, buriya turabireba mu kanya. Gusa nyine ugomba kumenya ngo igipimo cy'umukiriya cyo mu gituza hano kirimo, hano mugifite amahirwe yo kuza ugakosora mu gihe hari ibibazo bihari. Nimba uzashyiraho n'amaboko utarayashyiraho, reba ko igipimo kirimo, nusanga kitarimo wongere nimba cyabuze, cyangwa se wongere ugabanye niba igipimo cyabaye kinini. Na hasi naho uzurebe ko igipimo kirimo mbere yo gutera yavura, kuko nutera yavura utarabanza kureba bizagusaba gucomora vura. Hano urabona dukeneyemo harya ngo ni kangahe? 3 × 3 none 16 n'igice.
ari ahasirimo. Hano ibipimo byacu birimo nta kibazo pe, nta kibazo. Ibindi rero tugiye kubikurikirana. Ni ukuvuga ngo rero ikintu ngiye guhita nkora hano, ndumva nahita ntera iravura yo hasi, ariko urabona ko hano mu rutugu dore ka gashumi kacu karahura, yaba imbere n'inyuma nabyo birebe. Buriya buryo ni ubwa moderi rwose uri bwitondera. Hanyuma rero ikintu ngiye guhita nkurikizaho hano, ngiye gutera yavura yo hasi, ya marinda tugiye kuyatindaho, muyitondera ari amarinda. Iriya vura yo hasi iragoye, turayimaraho ama episode atari makeya, nkiri kubigisha uko bashyira nk'amarinda, uko bayagabura kugira ngo yashyiremo angana. Utaza gushyira nk'amarinda ugasanga usaguye igitambaro cyangwa se ukaza gusanga urakibuze. Nibyo tugiye kujyamo. Biriya bintu biragoye, niyo mpamvu ngugira inama ngo banza umenye ko ibipimo birimo mbere yo kujya gushyiramo ari amarinda cyangwa se iravura yo hasi, kuko usaze nko mu nda wenda harabaye hato ugiye kuhongera cyangwa ugiye kuhagabanya, tayari ari amarinda ayo ku mpande uhita uyacomora ukayaca kugira ngo ubone uko wongera cyangwa se ugabanya, ukongera ukaza kuyasubizamo. Biba bisa n'ibigoye. Ni ukuvuga ngo rero hano ndongera ndahinduriza nk'uko uri kubibona. Nyuma yo guhinduriza kano gace ko hejuru, kano nyine ko hejuru, urabona hari agace ko hejuru n'ako hasi, aka rero n'ako hejuru gasa n'akagiye kuzura, ako hasi ni iriya vura. Umuntu utajya muri gurupe y'amasomo, gurupe y'abatayeri, turi nimero aho hasi, cyangwa se jya muri description cyangwa comment, urasanga link ya gurupe yo kwiyandikishirizamo nasizemo. N'ubundi iyo link ya gurupe ni nkayibaruye kuri iyi nimero, genda uyijoyininge urisanga muri gurupe ya WhatsApp, ariko biciye n'ubundi kuri iyi nimero. Ni ukuvuga ngo ushaka wakoresha nimero nyandikira cyangwa ukajya kujoyininga link ya gurupe iri muri description cyangwa muri comment, ho nanayipininze iri hejuru. Ibyo ngibyo biroroshye. Noneho rero nakore subscribe kuri Facebook Rwanda TV, kuri TikTok naho ni kwa Facebook Rwanda TV, naho nyarukireho unfollowing. Ni ukuvuga ngo n'abakeneye kwiga yifashishije uburyo bundi nka Zoom cyangwa se uburyo bwa video ubwo ari bwo bwose, aho ukora ibyo ukora mbireba igihugu cyose waba urimo, cyane ko n'abandi benshi nigisha, nawe unyandikire kuri WhatsApp turavugana nta kibazo, ndagufasha. Yari bishoboka rwose ndagufasha nkabikora. Ni ukuvuga ngo rero hano ikintu ngiye guhita nkora, dore hano urabona ko hano ari inyuma, dore hano ni inyuma, dore birebe neza hano ni inyuma. Noneho ngiye guhita ko inca hahandi nzatera imashini, mpite maca rwose kuri iyi. Iyo tugiye gutera vura duca hano inyuma, gusa hari abantu baca ahantu hose yateranyije ku ruhande, bagaca hano inyuma bagaca no ku ruhande gato, kugira ngo buri gapande kazajyane n'agapande kako. Ibyo bishatse kuvuga ngo nimba ari agace ko hejuru k'imbere kajyana n'igipande cy'imbere cya vura, nimba ari agace ko hejuru k'inyuma kajyana n'agace ko hasi k'inyuma kuri urwo ruhande, buri gace kwako none ukaza kubicomeka nyuma hano. Ibyo bintu ntabwo byakunda hano, kubera ko hari n'amarinda azajya muri za kutire uzaba ugiye gutandukanya. Hano ahangaha nciye ku mashini ho nta rinda rizahajya, kuko wazajya nk'imashini rinda rigiyemo ntabwo byakoroha, byagorana. Niyo mpamvu rero ariho duciye kugira ngo ahandi tuhihorere, kuko yaba izi kutire zindi zo ku mpande zose turaza kuzishyiramo amarinda. Sasa rero hano nyuma yo gukora ibi ngibi dukoze byo guca hano inyuma, ikintu ngiye guhita nkurikizaho, ngiye gukora akazi gakomeye ko gutera iriya vura yo hasi. Biriya bintu byo kuyitera ntabwo byoroshye, nanjye n'igihe naba n'imibare nkayibara nabi hano, nyine ndabikora. Ubundi akenshi abatayeri baranagereranya. Iyo wamaze kubimenya si ngombwa kujya mu mibare myinshi ngo urabona ngo wasagutse uyu mubare ngo ndawugabanya gutya na gutya. Wowe ugera ushyira nk'amarinda manini, uba uzi ngo biri kuvamo uko byamera kose biraza kurangira bihuriyemo. Ariko mu gihe wowe uri kwiga, itondera ibyo ngiye gukora nawe ubireba akantu ku kandi. Hano hasi nyine hari ukuntu abasombana, nyine uraza ukaringaniza neza. Tugiye guteraho vura, ivura ibigomba kujyaho hameze neza. Reka nsubikire hano rero episode ya 29, tuzasubira muri episode ya 30, kandi season turiho ni 39, ntukabyibagirwe. Bivuze ngo buri season aba ari isomo kwaryo. Twahereye kuri season ya mbere no twatangiriye, tugeze kuri season ya 39, cyane no kuri season y'ijana rwose nibikunda ntacyo tutazageraho. Ni ukuvuga ngo rero nkubwira ngo dufite groupe y'amasomo na groupe yo kungurana ibitekerezo y'abatayeri. Ni karibu muri Isanga ku bakeneye kwiga kudoda, andikira mwarimu Mufaransa kuri nimero ya WhatsApp, aragufasha kujya mu bandi. Menya neza ko wakoze subscribe, kandi ikindi kuri TikTok ni kwa Facebook Rwanda TV, naho nyarukireho unfollowing. Nyuma yaho rero ujye no muri groupe umenye kuri mu bandi,
ku bindi bitekerezo cyangwa se izindi nyunganizi unyandikire kuri WhatsApp, dore nimero ngiyo nakomeje mbivuga ko nimero ihari. Bebe ndabakunda, ibyiza biracyaza. Abandi mukeneye kwiga hifashishijwe ubundi buryo mbakurikirana umunsi ku munsi, nange muce mu gikari munyandikire kuri WhatsApp turabivuganaho. Bye bye.